Aha twongeye kubasuhuza nshuti mwe mudukurikira kuri channel yacu. Mbibutsa ko tukiri mu masomo y'ubwenge, aho hirya no hino ku isi ibizamini birabazwa. Ibizamini bigezweho nibyo kukwereka imigendere mu nzira nyabagendwa, uburyo abantu bagomba kwirinda amakosa kugira ngo impanuka zo mu muhanda zigabanuke. Niyo mpamvu ari ibizamini bigezweho igihe cyose, aho uri hose ku isi urabibazwa. Bagushyiraho amashusho y'ibinyabiziga mu muhanda gutya, bakakwereka ngo, bakakubaza ikibazo kivuga ngo muri ibinyabiziga ni ibihe bitubahirije amategeko. Ureba biba bihagaze nabi, ureba ibicana inyoteri nabi, ibyo byose nibyo tugiye kurebera hamwe. Tugiye kureba ibitubahirije amategeko hano, cyangwa se byagendeye ibindi nabi, tubirebe. Turahera hano. Uyu ni umuhanda w'inzira nyabagendwa cyangwa se w'imodoka wambukiranywamo umuhanda wa gari ya moshi. Ngiyi reba nk'uyu, uyu ni umuhanda wa gari ya moshi. Reba nguyu aho uza ukambukiranya gutya mu muhanda w'imodoka gutya. Uyu ni umuhanda wa gari ya moshi, ibi ni bya byuma bigenderaho bigakomeza hirya. Noneho hano nimuhitegereza murahabona amatara y'umutuku. Aha ngaha amatara y'umutuku yatse. Hano hari iki gisinyo cya X, hasi hari n'iki cyuma kirimo gitangira kimanuka. Hano aya matara y'umutuku yo yatse, biba bigaragaza ko gari ya moshi igeze hafi aho ngaho, igiye kwambukiranya umuhanda. Bireba abayobozi b'ibinyabiziga bagiye kwambukiranyamo hano ngo bahagarare bareke gari ya moshi ibanze yambukiranye. Noneho tubibanza turebe ibinyabiziga hano ukuntu birimo bigenda nabi, bitubahirije amategeko. Muri make, niba aya matara ya gari ya moshi y'umutuku ari kwaka, n'iki cyuma kikaba gitangiye kumanuka, iki ngiki tubona gutya gisize amabara y'umweru n'umutuku, kiramanuka kitambika hano mu muhanda. Aya matara yatse, ariko turebe ababashije kubahiriza uburyo bw'imihagararire. Turebe nk'iyi nimero 4 iri mu ikosa, kuko yarenze uburyo bwo guhagarara. Zihagarare hejuru y'uno umurongo bita ngo intangiriro n'iherezo. N'iyi nimero 6 nayo iri mu makosa. Areba uko yahagaze hejuru y'uno murongo. Zose zagomba guhagarara hino y'umurongo mbere yuko ziwugeraho. Bivuze ngo 4 na 6, 4 yacanye inyoteri, yacanye amatara yo guhagarara cyangwa se ya feri, ariko ahagaze imitagihe, ahagaze hejuru n'umurongo. Noneho uyu wa nimero 6 wera, nta nubwo ari kugaragaza uburyo bw'ubushake afite bwo guhagarara, ari kwikomereza. Kandi amatara y'umutuku yatse hano kuri inzira ya gari ya moshi, yagomba guhagarara rero, karagaragara hino y'uno murongo utambitse. Bivuga ngo 4 na 6 bari mu makosa, bahagaze nabi. 4 ahagaze nabi hejuru y'imirongo uwo guhagararwaho hino. 6 nta n'ubushake afite bwo guhagarara, kandi amatara y'umutuku yatse. Bose bari mu makosa rero. Tujye kuri hano hakuno. Hano nimero 1 ari mu ikosa, kuko nawe ari kubona ko kuri ino side y'amatara y'umutuku yatse n'iki cyuma cy'umutuku n'umweru kirimo kimanuka. Noneho yashakaga no kujya muri kino gisate cyo hakurya, ariko yakigiyemo, ari kukijyamo mu mpitagihe nanone. Reba ari hejuru y'umurongo urombereje, kandi niba ari umuntu ashaka kuzamo hano kisate, yagomba kubikora kirepfi y'ingiyi. Reba ahageze, inyuma ye hari imodoka yari yanamugonga jisite. Uyu 1 rero yambutse imitagihe, ahinduye icyerekezo mu mpitagihe. Yagomba kubikora akirepfi y'ingiyi. Hano hari no mirongo icagaguye. Hano ahagaze ayambukiranyije n'umurongo wera udacagaguye, yagomba kubikora kirepfi y'ingiyi. Rero uyu 1 ahindukiriye ahatariho mu mpitagihe. Niyo mpamvu 1 ari mu ikosa. Ntabwo uri mu ikosa ari uwa 3, kuko we yabikoze akirepfi y'ingiyi. Uri mu ikosa n'uyu nimero 1, undi uri mu ikosa nimero 6, undi uri mu ikosa ni nimero 4, kuko nimero 4 ahagaze hejuru n'umurongo wera wambukiranya umuhanda. Nimero 6 nta n'ubushake afite bwo guhagarara, kandi hano
umuhanda wa garamoshi ugiye ugaragaza ko garamoshi igiye kwambukiranyamo, amatara y'umutuku ya garamoshi yatse, arabwira abatwaye imodoka ko bahagarara. N'iki cyuma gihita kimanuka hano kiri kumanuka, ariko uyu wa gatandatu nta bushake afite bwo kuhagarara. Aba rero uko ari batatu bari kwica amategeko mu nzira nyabagendwa, nibo batubahiriza amategeko mu nzira nyabagendwa hano uko turi kubibona. Tujye kureba mu yindi situwasiyo y'imihanda, turebe hano icyo tuhigaho. Twari kureba ukuntu amazi ashobora kunyura hejuru y'umuhanda. Hasi hari umuhanda, hejuru hakanyura ubwikorezi bwo mu mazi. Hejuru hari amazi, haranyura n'ubwato. Ubona ni ubwato bwikoreye ibicuruzwa bitandukanye. Hasi ni umuhanda uri mu mazi hasi. Aho hasi haranyura imodoka, hejuru n'amazi. Ni ikoranabuhanga nyine riri aha hantu. So kwari kubasogongeza, hasigaye muzigurire. Hano icyo twahigaho nanone ni kureba hari ingano z'iyi mihanda uburyo igendwa. Bibutsa ko kugenda muri iyi mihanda ya autorite, iyo ugiye guhindukira ujya mu kindi gisate cy'umuhanda, uba ugomba kubikora avec speed, kandi avec attention ko wagenzuye ko nta kugenda mu rubavu barimo bari gutambuka mu gisate urimo, ugashaka guhita ugana utabanje kubareba. Icyo gihe nta gisida iba. Ubu murabona hano hejuru hubatse uburyo abanyamaguru baza gutembera bakareba amazi. Imodoka hasi zirahagenda, abanyamaguru bari hano hejuru. Aha ni site turisitike ireba uwo ari we wese byashobokera. Tujye kuri uyu muhanda rero nawo, uyu nawo niwo pe, uyu nawo ugenzemo rwose, ariko kuwugendamo rwose nta GPS ufite, ndakurahiye ushiduka uvuye mu Bushinwa ugataha mu Budage. Niba iyo nzira inabaho sinzi ko byagukundira rwose. Warara ugenda, kwirirwa ugenda utarabona icyerekezo cy'aho ugana, kuko udahari gukoresha GPS mo hano hantu. Kereka usanzwe uhamenyereye wenda cyane nibwo byashoboka. Ariko murabona nk'hano ni imihanda igeretse inshuro ebyiri. Uko turi kubibona nk'aha ngaha ni hasi, gutya aha ni hasi, habanziriza hasi cyane. Hejuru yaho nguyu umuhanda ugeretseho, nguyu niwo. Hejuru y'uyu hari aho nguyu undi wawo. Mbese ubona ko byose bishoboka. Bibutsa ko autorite mu bihugu bigendera iburyo, gusohoka basohokera iburyo. Mu bihugu bigendera ibumoso bagasohokera ibumoso. Hano bagendera iburyo. Ushatse gusohoka usohokera iburyo. Sorotse zose ziboneka iburyo. Kirumvikanye? Wow. Ngiyi indi mihanda nayo rwose, ibi biririyo rwose. Ubona ko hasi n'amazi, hejuru n'imihanda, amazu yubatse ku mazi nayo. Ibi byo biri Rio pe rwose. Kugenda muri imihanda ya autorite ni ukubahiriza imivuduko. Haba harimo minimum na maximum. Iyo bagaragaje nka minimum wenda ko ari umuvuduko wa 60, ukajya munsi yawo nanone polisi irakwandikira. Iyo bagaragaje minimum yo muri autorite ko ari nka umuvuduko wa 60, niba ari 70, iyo ugiye munsi yawo buri kugendera abandi nabi, polisi igufashira kwandikira. Hari n'abashinze kamera nanone zibyikorera byo ubwabyo, ziba ziribona minimum niyi, wowe uri munsi cyane yawo, icyo gihe no kukwandikira. Nawe urabyumva, kujena abandi muri circulation z'umuhanda. Ndumva iki kintu cyaba cyumvikanye. Reka mbashimire cyane ku bambajije ibijyanye n'imihanda.
y'amaotorute, nzakomeza mbigishaho byinshi cyane. Murakoze cyane.